Mu gihe tugezemo cy'iterambere umuntu wese abasha kwihangira imirimo cyangwa gakizwa n'ibyazi gukora. Siko bimeze ku bakobwa bamwe na bamwe babaye ibyamamare mpuzamahanga bakoresheje bimwe mu bice by'imibiri yabo bikabinjiriza gatubutse. Unaga ari ibintu rota cyangwa ngo vuge ngo reka nkoresha umunwa wanjye, hoya rimwe na rimwe bishobora no kugusaba gushora nubwo inyungu ikuramo ibirutiye washoye. Nguru urutonde rw'abakobwa 8 binjije gatubutse bakaba n'ibyamamare kubera bimwe mu bice by'imibiri yabo. Onge ni Diane Mahirwe, iyi ni Story House. Ku mwanya wa mbere turasanga Nicki Minaj. Onika Tanyamalaji wamamaye ku izina rya Nicki Minaj akoresha mu buhanzi n'umwe mu baraperikazi bakunzwe kandi bakaninjiza amafaranga menshi abikesheje bimwe mu bice by'umubiri we. Nicki Minaj uzi uhora ubona mu itangazamakuru ukabona ni kiremwa gitangaje, yewe bamwe bakamukoresha mu bibaranga kugira ngo abe ameze kuriya. Ni ibintu yakoreye ndetse byamusabye kuba yashora kugira ngo agere ahageze uyu munsi. Nicki Minaj nubwo imiterere atari yavukanye ayikesha abaganga bayimuhaye plastic surgery n'ibyamubujije kuba icyamamare kuberayo. Abenshi bareba indirimbo ze bashaka kwirebera ikibuno kinamabereye. Ibihangano bye byinshi byakunzwe usanga bigaruka ku miterere ye, ndetse kubera uko agaragara kugeza ubu afite umutungo w'akayabo gasaga miliyoni 45 z'amadolari akesha imiterere ye. Ku mwanya wa kabiri turasanga Natalie Dormer, umukinnyi wa filme kabuhariwe. Natalie Dormer ukomoka mu Bwongereza wamamaye cyane muri filme bihererekane yitwa Game of Thrones. Uyu mukobwa yaje gukundwa n'abatari bake biturutse ku nseko ye. Muri filme zose akina usanga bamuhaye gukina yerekana inseko ye kurusha ibindi. Natalie Dormer kandi yagiye yinjiza akayabo yamamariza inganda zikora imiti y'amenyo Colgate, dore ko wasangaga yamamaza avuga ko inseko ye nziza ayikesha iyo miti. Ku mwanya wa gatatu turasanga Lauren London, umukinnyi wa filme akaba n'umunyamideli wamamaye ku rwego mpuzamahanga bikesheje imiterere y'amatama ye ariho utudomo tubiri abenshi bita dimples. Lauren London kuva yatangira gukina filme no kwamamaza imideli yaranzweho no kumenyekana nk'umukobwa muri Amerika ufite dimples nziza kurusha abandi. Umugabo we Nipsey Hussle atarapfa yahoraga bigarukaho mu ndirimbo ze, ndetse Lauren yagiye yabona ibiraka byo kwamamaza bikesheje dimples ze, bityo kugeza ubu ahagaze akayabo ka miliyoni 35 z'amadolari. Ku mwanya wa kane turasanga Miley Cyrus, umuhanzikazi Miley Cyrus nubwo yamenyekanye kuva akiri muto akina filme yitwa Hannah Montana, yaje kwamamara cyane bihambaye kubera ururimi rwe. Uyu mukobwa akunze gusohora ururimi rwe akarwerekana mu buryo butangaje, yaba ari mu mashusho y'indirimbo ze cyangwa mu buzima bwe busanzwe. Usanga akunze kwerekana ururimi rwe ibigwarukaho n'abatari bake ko nawe abizi ko afite ururimi rwiza rwihariye bikamutera kururishisha cyane, ariko nta nicyo bitwaye kumenya ikiguha iposho ukamenya kukirishisha. Ururimi rwe rukaba rufite uruhare runini mu kumenyekana kwa Miley Cyrus, byamwinjiriza amafaranga menshi dore ko atunze miliyoni 160 z'amadolari. Ku mwanya wa gatanu turasanga umugore uzwi cyane ndetse bavuga ko afite uburanga butangaje kurusha abandi bagore ku isi. Uwo na wundi ni Kim Kardashian. Waba uri umwana waba utazi ibyamamare cyane nakabuze izina Kim Kardashian si ubwa mbere uryumvishe mu matwi yawe. Kim Kardashian ufite imiterere akesha abaganga kimwe na Nicki Minaj, nawe yakoresheje plastic surgery aho bamuhaye imiterere myiza atavukanye, by'umwihariko ikibuno. Ikibuno cya Kim Kardashian cyamufashije kwamamara no kwinjiza gatubutse, dore ko yasinyanye amasezerano inganda nyinshi zikora inzoga, aho yifotozaga yateretse icupa ry'inzoga ku kibuno cye, ndetse yagiye akoreshwa n'andi masosiyete atandukanye kandi akomeye, dore ko kubera uko abashakishwa n'abatari bake bimwongerera imbaraga zo kuzamura igiciro cyo gukoreraho. Kim Kardashian amaze kuba umunyamideli abikesha imiterere ye. Ku
ku mwanya wa gatandatu kuri uru rutonde rw'abakobwa bakijijwe na bimwe mu bice by'imibiri yabo turasanga Scarlett Johansson. Abenshi bazi Scarlett Johansson muri filime zakunzwe na benshi za Avengers, Ruby na Black Widow. Scarlett Johansson kandi yamamaye nyuma yo kujya mu mashusho y'indirimbo yakunzwe cyane ya Justin Timberland yise What Goes Around Come Back Around mu mwaka wa 2007. Scarlett Johansson akaba yaramamaye cyane kubera iminwa ye myiza. Iminwa ye yamufashije kwinjiza amafaranga kuko yagiye yamamaza ibirungo lipstick zisigwa ku munwa zikorwa n'inganda zikomeye. Ku mwanya wa karindwi kuri uru rutonde turasanga Nicole Kidman. Ku myaka 50 Nicole Kidman aracyari umwe mu bagore beza muri Hollywood. Uyu yamamaye aninjiza akayabo abikesha izuru rye. Yagiye akina muri filime zamwishyuraga akayabo kubera izuru rye kugeza n'ubu avuga ko yagiye abona ibiraka byinshi abikesha izuru rye. Nicole Kidman uretse kuba yarashinganishije izuru rye ni naryo ryagize uruhare mu kuba uyu mugore atunze akayabo ka miliyoni zisaga 183 z'amadolari. Ibituma nawe aza kuri urutonde rw'abagore bakijijwe na bimwe mu bice by'imibiri yabo. Ku mwanya wa 8 kuri urutonde ari nayo wa nyuma turahasanga Cara Delevingne. Umwongereza kabuhariwe mu kwamamaza imideri. Cara Delevingne ni umukobwa wakijijwe n'amaso ye, dore ko kuri urutonde rw'abakobwa bafite amaso meza ku isi abariho. Amaso ye meza yagiye amuhesha akayabo nyuma yo gusinya amasezerano n'uruganda rukora Maybelline Paris rukora ibirungo by'abakobwa makeup. Mu marushanwa menshi yamamariza Maybelline anyura ku mateleviziyo mpuzamahanga amenshi arimo Cara Delevingne amwerekana yisiga amaso ye. Yinjije amadolari miliyoni 28 z'amadolari abikesha amaso ye. Ngayo nguko rero ngurwa urutonde rw'abakobwa bakijijwe na bimwe mu bice byabo by'imibiri. Wa mugani w'umunyarwanda icyo uzaba cyo muragendana. Wakwamamara birashoboka cyane ndetse ukaba umunyamafaranga ubikesheje bimwe mu bice by'imibiri yawe. Gusa nabivuga gutya ugasanga utangiye guhatana ngo reka nanjye nzongeresha mabuno. Kim Kardashian niwe uri wowe kandi uwuriwe ni ukugira wowe nyine tukagutandukanya n'abandi, dore ko hari benshi bamaze kuhata ubuzima ngo bari kwigana Kim Kardashian ngo bazamurushe kandi amahirwe yagize siyo yawe. Nutangira urwo rugendo uzamanza utekereze kabiri utazahasiga ubuzima ngo nawe ubicyamamare nubwo ariko nawe byaguhira. Iyi ni Story House, nge na Lidiane Mahirwe. Kanda subscribe tugiye dukomeza kubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Mukomeze kugira ibihe byiza.